mwebwe mwese mudahema kudukurikira uko bukene uko bwije. Ndavuga abo tubana kuri Mos TV. Mos TV ni chaîne yanyu kandi ibagezaho amakuru ya gikristo cyangwa se update ndetse n'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero mbabwire ko uyu mwanya nje kubaha update itari ndende cyane kuko bimwe twarabivuze, ariko hari n'ibindi tugira ngo tubagezeho tugendeye ku makuru tuba twahawe. Ntabwo turi buvuge ku ngingo nyinshi, turi buvuge kuri bimwe abantu batubajijeho, ariko tunavuge ku bindi mutari muzi. Mwabonye ko twanditse ngo insengero zose zigiye gufungurwa cyangwa se zemerewe gufungurwa. Nk'uko twabivugaga niko kuri. Amadini yose n'amatorero yose yemerewe ko afungurwa, ndetse n'abakodesha bagakodesha, ariko muri ubu buryo bukurikira. Icya mbere, amadini yose yemerewe gufungura, ariko akaba agomba kuzuza ibisabwa ibyo RGB yavuze. Ariho twavuze mu minsi yashize ngo ikibazo cyabaye ku banyamadini ni ikintu bita imikono igihumbi. Imikono igihumbi, iyi mikono yabaye ikibazo, kuko harimo imbogamizi zisa naho zikomeye, kubera ko ntago byemewe, niko amakuru aduha. Ntago byemewe ko umuntu ashobora gusinyira amadini arenze rimwe. Niba ntibeshye niko amabwiriza ari kuvuga. Birumvikana rero ko wa muntu wo mu karere uri bugereho, numugeraho uri idini iringiri, ntabwo rirarinda ari burisinyire, kubera yuko yamaze gusinyira iringiri. Ubwashize narababwiye nti kizaba ikibazo gikomeye. Abantu bagira ngo ni bya bindi tuvuga, benshi bajya babyita ko ari ugushaka views. Ntabwo ariko bimeze. Yego, hanyuma rero tubabwira kandi ko ikibazo cy'ifungura ry'isengero cyabaye ikibazo dukunda kugenda tubahaho amakuru uko bukene uko bwije, ariko kandi twibanda cyane kuri icyo kintu kijyanye n'amabwiriza agenga amadini n'amatorero. Yego, hanyuma tugarutse rero kubabwira kuri izi nkuru. Navuga ngo ni nka point ebyiri gusa. Point ya mbere ihari ni uko insengero zose zemerewe ko zirebwaho ku bisabwa byateguwe, ahubwo hagasigara cya kibazo cy'imikono. Abantu bagenda bagiraho icyo kibazo kubera ko harimo izo mbogamizi zo kubona imikono igihumbi. Icya kabiri, ntabwo RGB yigeze ivuga ko mbere yagiye ibivugaho, ariko mu biri kugaragazwa ubu ntabwo bagaragaza ko gukodesha bitemewe, ahubwo baravuga ko umuntu agomba gukorera ahantu hujuje amabwiriza n'amategeko agenga imiryango ndetse n'amatorero. Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo ukodesha yakodesha, ariko agendeye ku mategeko n'amabwiriza yagenwe. Icyakora wagera hirya ugasanga hari ahandi bari kubigaragazamo uko bikwiye kuba bikorwa. Yes, nkavuga iki rero ahangaha, nkabwira abantu badukurikira namwe mutega amatwi ngo mukore subscribe, mukore abone, cyangwa se mukande kuri ako kazogera, kugira ngo tujye tubana iminsi yose, ndetse amakuru tubonye tujye tuyabagezaho nta na rimwe ritakaye. Yego, iki rero tuvuga cyangwa se turi gusobanura kijyanye no gufungura insengero. RGB iragaragaza ko insengero zose zujuje amabwiriza cyangwa ibisabwa zikwiriye kuba zafungurwa, ndetse mu igenzura rigomba gukorwa, cyangwa se muri raporo igomba gukorwa. Hanyuma hakazamo ikibazo gikomeye kivuga ngo abantu benshi, abanyamadini benshi bamaze kugongana n'ibintu bikurikira. Icya mbere, kuba hariho izo mpungenge zo kuba uwo muntu
atemera gusinya kuko avuga ati nisinyira umwe nkasinyira babiri biraza kuba ikibazo, cyangwa se ningusinyira nanjye idini ryanjye rikaza kunyenera ko nsinya biraza kuba ikibazo. Mwibuke ko abanyarwanda bose bagira amadini n'amatorero babarizwamo. Harimo abagiye bavuga ati ibyo ntibigoranye nko mu madini runaka, bavuga amadini runaka nyine ko bishobora kuba bitagoranyemo kubera ko ho bafite abayoboke benshi. Ariko kugira ngo tubwire abantu ko ntabwo abayoboke benshi bashobora kuboneka ku matorero yose, amadini n'amatorero ajyagize. Ushobora kuba hari ahantu runaka iryo dini rifite abantu benshi, hari itorero ryaryo rifite abantu benshi runaka, ariko hakaba n'ahandi bashobora kuba ari bakeya. Kubona ya mikono igihumbi bishobora kugorana. Yego, ikindi twavugaho kandi nacyo abantu bakwiye kwitondera ndetse bakanagisengera, kenshi nkunda kubabwira ngo mujye mubisengera. Natwe ntabwo tubabwira gusa ngo tubabwire yuko ari amakuru duhawe cyangwa tumenye, turayacukumbura, twamara kuyamenya hanyuma tugafata n'umwanya wo kuyasengera kugira ngo Imana igire icyo ikora kandi inyure mu bayobozi bashoboze kugira ngo banonosere rwose aya mabwiriza. Njye ntekereza ko impamvu ebyiri zatumye ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyarashyizeho umwaka wo kugira ngo ayo mabwiriza atangire gushyirwa mu bikorwa. Ni impamvu ebyiri, nubwo mu by'ukuri batagaragaje izo mpamvu cyane, ariko amaso araduha. Icya mbere, bigaragara ko kwari ukugira ngo abanyamadini ndetse n'abanyamatorero cyangwa se abayobozi b'amadini n'amatorero babashe gusoma neza ibirimo no gutegura uburyo ki bazabasha kubahiriza ayo mabwiriza nta na rimwe baciye ku ruhande cyangwa se batagonganye nayo. Kabiri, ntekereza ko RGB nayo yashyizeho uwo mwanya ariko igamije kugira ngo irebe ko abantu bayakira, hanyuma kandi inareba ko niba hari ikigaragara gishobora kubangamira abanyarwanda, nibo bakristo bitwa abanyarwanda bari mu gihugu, bagera mu rusengero bakitwa abakristo, hanyuma cyangwa se bitwa abaturage bari mu gihugu ubundi bagera mu rusengero bakitwa abakristo. Nubwo no mu rusengero baba bakitwa abaturage cyangwa se abanyarwanda, ariko bigenda bihinduka amazina gutyo, ariko mu by'ukuri ari abanyarwanda. Rero ntekereza ko impamvu ya mbere niyo ngiyeyo kugira ngo abanyamadini babanze bitoze cyangwa bakore umwitozo w'uburyo ki bagomba kugendera muri ayo mabwiriza. Kabiri, harimo n'uburyo bwa kabiri bw'uko aya madini n'amatorero cyangwa se leta nayo igomba kugenda inoza ibyemezo. Aha rero reka mbabwire ngo abashumba benshi bari mu marira akomeye, baza kumbaza uti ese ayo marira n'ayiki? Marira hari. Aya mbere, abenshi barimo birukanka bagerageza ngo bashake ababasinyira byabaye ikibazo. Abandi bari kwirukanka bashaka miliyoni 2, yewe rugeretse no gushaka abantu basinya, ibintu bikagorana. Ariko abenshi bakavuga bati mu bigaragara ibintu muri kwirukamo ahari koko ni business, ati rero natwe muraduha amafaranga. Aha mbonereho kubwira abantu ko benshi biri kugenda bisa naho bigaragara ko ari cyo bari kuvuga. Ahandi twavuze, ndashaka kugira ngo abantu twibaze kuri ibi bintu kandi twese dutangeho igisubizo. Icya mbere, ese koko birorohera amatorero kubona miliyoni 2 z'amafaranga? Kuko leta yo mu nama yakozwe ejo bundi, abanyamadini bose ndetse bahagarariwe na RIC birumvikana, ariko abaturutse impande zose mu ntara zose bari bahujwe kubera kuganira kuri aya mabwiriza ndetse no ku ngingo ziyakubiyemo ndetse n'icyakorwa kugira ngo insengero zifungurwe. Aho rero RGB bahagurutse ibwiye abanyamadini ati mwemerewe gufungura aho amabwiriza n'amategeko byuzuye, kandi amabwiriza n'amategeko bagomba no kugendera birumvikana kuri ya mikono ndetse no kuri za norme z'amafaranga n'ibindi byose. So haba ngo twibaze iki ngiki, ngira ngo ngewe nawe tuze guhura muri comment, uze kumbwira uko ubibona, uze kumbwira igitekerezo,
kandi rwose nk'abanyarwanda nk'abakristo igihugu cyacu tuzi ko ni igihugu cyemera Imana. nawe nunakurikirana iki kiganiro naho waba utari umuntu wihaye Imana cyangwa se umuntu wegamiye mu idini runaka, ariko ukaba wunze neza ko nk'abantu b'abanyarwanda mwese murasenga. Umuntu wese rero yemerewe gutanga igitekerezo uko abyumva, ariko kandi agatanga igitekerezo natwe tukakigenderaho, kubera ko uko byagenda kose ibi biganiro bigera kure ndetse bikagera kubo bireba, bikagera ku bayobozi bacu, bigera ku banyamadini n'amatorero, bigera ahantu henshi hatandukanye. Ariko icyo tuba twifuza cyane nuko bigira umusaruro wo gufasha abayobozi mu kunoza ibyo byemezo ndetse n'ayo mabwiriza, kugira ngo hataza kubamo ikiza gutuma ibyifuzo byacu ari nabyo byabo bitagenda neza, ugasanga habayeho kugongana cyangwa se kugonga amabwiriza cyangwa ukagonga amategeko. Akenshi ugonza amabwiriza uhanwa n'amategeko, cyangwa se ugonza amategeko n'ubundi andi mategeko araguhana. Rero ndagusaba ngo duhure muri comment umbwire uko wabibonye. Icya mbere, ese aya mafaranga koko ari buboneke ku madini n'amatorero yose? Abo mu cyaro barayabona, baraza kuyabona. Abo mu mujyi sebo, hari abafite amatorero n'amadini afite abayoboke 100, imikono se yo bari buyibone? Mikono 1000. Hari usanga yabaga afite abayoboke bakeya, wenda se afite n'abaterankunga cyangwa se afite uko yubatse systeme, ariko mu by'ukuri ukabona urwego n'umubare w'abakristo afite ari mutoya, ku buryo rero kumubaza abantu 1000 birasa n'ibitoroshye. Ese aba bakristo baraza gusinyira abanyamadini bareke gusinyira amadini bakomokamo? Ko nta munyarwanda utagira idini. Ababa mu idini rya gihanga ko ari bake cyane, abenshi ko bafite amadini n'amatorero naho baba batayateraniramo, ariko ko baba barabatirijwemo bakahererwamo amasakaramentu atandukanye. Yes, turibaza ese koko biraza korohera abanyamadini bose kubona diplome zabugenewe cyangwa se zisabwa umuyobozi n'uwungirije? Biraza kuborohera kubona izo diplome? Ego, ibyo rero ntekereza gusa ibintu nabonye byabaye ingorabahizi cyane ni kijyanye n'ayo mafaranga bikomeye ndetse n'iyo mikono. Mbibutse ko aya mabwiriza agisohoka bwa mbere, draft yayo yavugaga abantu hagati y'100 na 200, ko ariyo yari propose ko bashobora, ariko ukumva amajwi menshi avuga abantu 200. Mu by'ukuri abantu 200 byanashoboka ko wayihera kuri b'abakristo. Ego, ikindi nk'uko tuzi ibyo bita imishinga n'imiryango, amakoperative, ama NGO, nayo agira abantu bayashyigikiye bari imbere, azagira amabodi, akagira zo bita za komite ngenzuzi n'ibindi. Aba bafite inzego zubatse, ariko noneho bakagira n'abo bita inama rusange, abemeza cyangwa se abagize inama rusange ari bita assemblée générale. Rero ni nabo bagira amasinya basaba amakoperative n'amakampanies. Wenda company ishobora kugerwa n'umuntu umwe birashoboka, ariko koperative kugira ngo ibeho bisaba abantu barenga umwe bagaragaza imikono, umubare runaka. Hari umubare utagomba kujya munsi kugira ngo abantu bemererwe kuba koperative. Noneho ntekereza leta yaragiye ibihuza cyane n'aya mabwiriza agenga ibyo bigo bindi cyangwa se iyo miryango yindi, mu rwego rwo kugira ngo abanyamadini n'amatorero nabo ibyo bagiye gukora bibashe kwemerwa, ariko hari abantu babiri inyuma babishyigikiye. None nkibaza ngo nibura iyo baza gusaba abantu bake nk'uko bajya babisaba n'iyo miryango yindi cyangwa ibyo bigo bindi, byari koroha cyane, kuko wenda ushobora gushingira ku bantu bagushyigikiye cyangwa se musengana, birashoboka. Iyo tuvuze ngo bagushyigikiye ni kuri wa wundi ushobora kuba agiye gutangiza itorero rishyashya. Iyo tuvuze ngo ni abayoboke usanganywe, ni wa wundi ugiye gutangiza ishami rishya, cyangwa se tuvugane nk'ubu kigihe special nk'iki gihe amadini n'amatorero bigaragara ko bitari gukora byose. Hari amwe ari gukora, ariko ayandi afunze kubera ko hari ibisabwa yagombaga kuzuza. Ese ukibaza ngo biraza korohera abantu
kubona ya mikono. Ese uyu muntu araza gusinyira uyu muntu utamuyobora mu idini ye, kandi azi neza ko na wundi wo mu idini ye ashobora kuzamukenera, cyane ko abayoboke bashobora no kuba batuzuye bangana gutyo. Ese ubundi ntishobora kuzaza kureba umuntu wibwira ko akiri umuyoboke wawe bitewe n'iminsi amaze mudasengana, ejo wazamugeraho ugasanga ntakiri umuyoboke wawe, yagiye ahandi, ndetse ugasanga yamaze no gusinyira ahandi. Ibi bintu rero bishobora kuzabyara ikindi, kereka iyo baza kwemera nka kwa kundi urabona ikigo cya MTN cy'itumanaho cyangwa se Airtel, baravuga bati twebwe kugira ngo umuntu duhagarike kumuha simukadi agomba kuba afite imibare nibura ya simukadi 3 cyangwa 4 zimwanditseho. Buriya nibura iyo bavuga bati umuntu ntabwo yemerewe gusinyira abantu barenze 3 cyangwa 4, byari kugira umurongo. Ariko kuvuga ati arasinyira umwe cyangwa se yasinyira umwe, ibintu nk'ibyo abantu benshi bashobora kugwa muri uwo mutego wo gusinyira abantu barenze umwe, either cyangwa se n'abasinyisha bakabura ababasinyira nk'uko bigaragara ko bababuze. So rero iki kiganiro ngira ngo ni update tubahaye, kuko kije cyunganira ikiri twabahaye ngira ngo hashizeho iminsi 2. Rero nagira ngo nsabe abantu mwese mukomeze musenge ku murimo w'Imana. Ikindi mbonera no kubabwira yuko itorero nubwo abantu benshi batajya babiha umwanya cyane cyangwa ngo babyiteho, itorero rigira umumaro mwinshi muri sosiyete mu buryo bw'ubumwe n'ubwiyunge bw'abantu, mibanire y'imiryango, iterambere runaka, mu buryo bwa sociale, mu buryo buri economique, mu buryo bumwe n'ubundi, aho amatorero mazima ari afasha abaturage baho kwizamura. Hari amatorero amwe namwe agiye afite abaturage yigishije kwishyira hamwe no kubimbira mu bimina mu mashyirahamwe kugira ngo bakore biteze imbere. Hari amahugurwa bahabwa mu buryo bwo kubana amahoro mu miryango, hari amahugurwa bahabwa mu kwiteza imbere, hari amahugurwa ahabwa urubyiruko kugira ngo bagabanye cyangwa se birinde inda zitateganyijwe, birinde gusambana ngo batere indwara n'ibindi nk'ibyo. Rero birumvikana ko amadini n'amatorero nubwo abantu bahita barebera muri kote iri negative cyane cyane ku bintu bitagenze neza, ariko hari n'ibindi bintu byiza amadini n'amatorero akora kandi byo guhabwa agaciro. Ndagira ngo rero ngushimire wowe wakomeje gutega amatwi Most TV ndetse ukabana natwe muri uyu mwanya. Ngushimire ko wahisemo kubana natwe, n'ubundi iyi ni umuyoboro wanyu kandi wacu, ni umuyoboro ubakunda uko bukene uko bwije. Nongere ngusabe ngo nukuri iki kiganiro wakigeza ku bandi, wagiha benshi bakacyumva, bakaduha ibitekerezo byabo turabikeneye kugira ngo dukomeze dutange inama n'ibitekerezo. Ahari urwego rubishinzwe ruzakusanya ibyo bitekerezo, rugire ibindi byemezo banoza kugira ngo aya mabwiriza arushaho kuza abasha kubaka cyane no kunoza ibitari bimeze neza. Rero mbonera kukubwira ngo turagukunda kandi tukubwire ngo iyi ni Most TV. Twebwe tukomeza tubagezaho update ku kintu uko bwije, tukubwire ngo kandi kubana natwe nuko ukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tumenye ko turi kumwe nawe. Subscribe cyangwa se abone tuba tubikeneye. Imana ibamugisha mwese, turi kumwe kandi turabakunda. Reka tuvuge ngo ibiganiro byacu nakagaruka tuzajya dukomeza kumenya amakuru tuzajya tubabwira ikigezweho n'ikigenderewe. Shalom shalom.